umuntu washonje mu buzima cyangwa ugeze kumva inzara yego azi imbaraga y'inzara. Uwo ni wowe se? That is me. Oh yes. Umuntu waciye muri passé igoye azi imbaraga y'ubuzima bukomeye. Ufite ahahise hafite amateka akomeye. Umuntu, OK. Tu ne dois pas devenir quelqu'un si tu n'as jamais été abstrait. Ntushobora kuba umuntu utabaye ubusa. Tu comprends? En fait, Joshua Wonubo ni résultat y'ibyagise. So iyo mbonye umuntu ubabaye kuri ngiye birambabaza kubera narababaye. Ari n'udafasha bari abantu bashonje ariko agafasha abarwayi. Ari n'utabikora gutya agabikora mu bundi buryo. Gutya gufasha abantu bakajya bareba uburyo mba mbifashamo. Buriya ni uburyo bwanje. Ari n'abandi bafasha kuruta Prophet Joshua mu buryo bwabo. Nukuri ko Imana ntibakajya bamamagara ibintu byari n'amasengesho. Kubera igize Prophet. No, burya buri muntu wese arukuna Imana yaramwamagaye. Bamamagara imbyirize uko nyumva nibishoboka manure ariko ntibakajya bamamagara ngo nsengera abantu no. N'izina Yesu Kristo nagari Yesu Kristo. Yesu Kristo c'est un nom français. Imana nagari mu Faransa. Izina y'Imana c'est pas Jésus-Christ nagari Yesu Kristo wi Nazareth. Ça c'est pas un nom de Dieu. Non. Izina ry'ukuri ry'Imana bamwita Yeshua Hamashia. Yeshua Mashia. Ebyo byanditse he? Mais c'est écrit dans le livre araméique. Biblia ya mbere c'est en araméen. Ya gusoma Biblia araméique. Le vrai nom de Jésus c'est Yeshua Hamashia. Yeshua Mashia. Bivuga ko abajya kwiga Biblia Yeshua Hamashia barabizi. De grands apôtres savent ce que je suis en train de dire. Abantu basoma Biblia bazi icyo ndi kuvuga. Ushobora kujya muri boîte kubyina? Yego. Nta hame uba wishe nk'umuntu. Ahantu bibujijwe? Ahantu bibujijwe? Ngo uza ahanyereke kugira ngo kwifatanya n'abisi. Kwifatanya? N'abisi. Turi hehe? Abisi n'abantu bagendera mu by'isi. Turi kwisi. No, turi kwisi. Nitukajye tuba hypocrite s'il vous plaît. Buryo injyajya ntirizabona ijuru. Tukajye tuba hypocrite. Niyo mpamvu ubuzima bwanje buri wazi. Ico nakweretse donc nago nagikoze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Sinizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi Urugendo Runani TV. Mujye mugubwa neza, Imana ijye barinda ijye nabaha umugisha. Abantu badukurikiye bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndabasuhuje cyane. Abaduha inyunganizi zaba izinyuze muri comment, abadukosora, abatwubaka se n'abatugira inama, mwese ndabashimiye cyane. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Chobi kuri kamera zacu. Ngira ngo uyu munsi navuga ko ari umunsi udasanzwe, by'umwihariko reka mbanze mubwire ngo isabukuru nziza n'abantu bose badukurikiye, abakunzi ba Prophet mumubwire happy birthday muri comment. Dore ngiye hano namaze kuhagira ka champagne ubu namaze ku Cheers. Yes. Cheers. Cheers namwe muri inyuma ya kamera. Yego murakoze cyane kutwakira hano mu rugo. Reka ntangire mvuga ngo Yesu ashimwe. Himbazwe. Ikinyarwanda maze kukimenya. Mungasifiwe. Amen. Wambaye neza. Merci. Yego. Abantu badukurikiye wenda bari basanzwe n'undi bazi Prophet, ariko reka twibwira abantu ninde. Lévian, Prophète Joshua Lévoyant. Lévoyant. Iryo zamenya. Yego. Samuel wa mbere kenda ku ikenda 9. Yego. Haranditse ngo 1 Samuel chapitre 9, son 9e verset. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons chez les voyants. Car celui qui s'appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Voilà. Ubwo abantu rekamere nk'umuntu ugiye kubisobanura kera bavuga ko abantu bajyaga kwa bamenya. Yera ngibyo bintu mujya ubwo umuhanuzi. Kuri ubu. Yego. Bamwitaga bamenya. Voilà. Ariko abantu bavuga ngo nta muntu ujya kwa bamenya nta tura afite.
bon ça dépend iyo utayifite ntago wakwiba yego iyo udafite ntago wakwiba yego Prophet Joshua uzwi cyane hano mu Rwanda wibazwaho byinshi yavukiye he DRC Republic Democratic of Congo yego biranantunguye cyane ntabwo nje narinzi ko kiri umuje nikiri umusore rega yego amaze imyaka myinshi ishatse afite umugore n'abana bane umunyarwandakazi so mubonye se niyo mpamvu maze kumenya ikinyarwanda tuba turi gutryinga kugira ngo tubashe ko communicating umaze imyaka ingahe hano mu Rwanda 20 20 ni myinshi maze imyaka oya maze 2004 ngahagera ngagenda ngagaruka donc maze imyaka 20 nyinjiye mu Rwanda voilà yego safari yako ya kwanza cyangwa se ugenda rwa mbere gwerekeza mu Rwanda waruje mwivuga butumwa cyangwa se waraje gutembera no sinarabivuze bisubiremo tena 2004 naraje mu Rwanda kubera papa yakoraga mu Rwanda voilà je naraje iwacu twari dufite inzu y'Igikondo abana b'Igikondo barabizi donc yego reka tujye ku muhamagaro Prophet abantu benshi tujya dukoresha ibiganiro hano urabizi hari ubwo tuza n'umuntu ngo ngene kwa Prophet runaka ni Prophet runaka hari n'igihe wenda abantu basho ese Prophet Joshua ni umuhamagaro w'Imana ni izina umuntu yishyiraho nka titre kuko tuyatubona abantu bavuga ati nge ndi doctor runaka ariko mu by'ukuri wenda ari izina wubwe yiyise Prophet Joshua ni umuhamagaro mu muhamagaro Imana yamamagaye nk'umuhanuzi ariko ubuhanuzi bwanje buba butandukanye n'ubw'abandi ubuhanuzi bwanje nagari gusa guhanura no gutanga n'ubuhanuzi yego niyo mpamvu dufasha iyo dufite akantu kugira ngo abandi bantu biteze imbere hirya yo kubona Prophet ngira ngo nibyo turibuze kuganira cyane hirya ko tubona Prophet kuri social media tukabona ni wa mu Prophet uri gutanga amafaranga abantu bose ni kujya muri abanatse muri comment ngo nanjye wamaye ariko ubwo namwe bizabageraho kuko ngira ngo nimba ari Prophet utanga ibyo ari byose atanga ubwo nyine kuri cya gihe cy'Imana kuri wa muntu tout à fait yego donc gutanga no muhamagaro usingizindi voilà nk'ukuntu undi afite umuhamagaro wo kubwiriza undi afite umuhamagaro wo gusenga undi afite umuhamagaro wo gutanga so c'est très différent donc celui qui a l'appel de donner il donne, celui qui n'a pas l'appel il fait autre chose que Dieu lui a appelé de faire voilà donc nagari ibintu biba bikaze yego uretse umurimo w'Imana hari akandi kazi gasanzwe mais oui ese ngiye mbaho mbeshejwe n'ijambo ry'Imana ubwo nende kugira ngo Imana igire kwigenza mais non umurimo w'Imana narakugenda gutanga so utanga iyo wakoze right voilà kandi ngewe nango mbeshejwe na Bibiliya ni umuhamagaro ariko nagari passion ntabwo ujya wakira ituro no oui oya he ari torero ugeze kumva nshinze mu Rwanda nanjye aricyo nshaka kukubaza profesi yawe uyikorera hehe ça dépend ndatumirwa mu mahanga iyo nago natumiwe mu mahanga ngenda mu mahanga mu buryo bwa business yego abantu bati uyu mugabo ni umukire ubutunzi bwe ati ashobora kubakorana n'izindi mbaraga Illuminati cyangwa se handi bavuga ngo ubutunzi yabukuye ikuzimu yabukuye ibyo ni ibivugwa ariko nabikaze biba bihari nabikaze biba bihari so n'ubuzima busanzwe abantu bose rega babaho gutya ubona n'ukuntu abantu bamwe babuze amafaranga umuntu ubona amafaranga atanga kuriya oya boy babitewe n'amafaranga uri kuvuga nta kintu gikaze kiba gihari miliyoni 5 10 niyo twavuga ari amafaranga y'umuntu yagiye gushakira satani ariko ukayatanga uko ibaze uninde upfa gutanga amafaranga niyo nakubwiye ni impano gutanga nagari kugira byinshi gutanga n'umutima right gutanga n'umutima is the art
ile art gutanga nagari kugira amamiliyari nagari kugira amamiliyoni gutanga n'umutima uburi gutanga voilà kubera iki abantu bakumenya ubu ngubu kandi wumva umaze igihe kinini mu Rwanda mbere wabaga uri mu bihe bikorwa mba ndi bize n'ubu mba ndi bize uko nyumva mu kwezi nshobora kuba mu Rwanda ibyumweru 2 mbere ntago ugeze ukunda social media nta nubwo nago nyikunda na ofete ubuzima ndi kubaho ubwo muri kubona ubu n'ubuzima nasanzwe mbaho gutya ariko nabikoreraga muri Congo nabikoreraga Gabon Senegal Togo igihe nafashe rero mesure kuvuga reka rero mbe mu Rwanda ngatangira gukora amezi 2 3 buriya buzima bwanje ngatangira rero kubukorera no mu Rwanda donc j'ai continué ce que j'ai commencé donc nta gishasha kiba kirimo ça c'est ma vie kujya kuri social media ntago byakubangamiye nk'umuntu usanzwe wikorera utuntu twawe mwibanga niyo mpamvu navuze kuri RBA social media irica ikanakiza yego right so ikintu cya mbere kiri content ni gutoranya icyo ugomba kuvuga n'icyo utagomba kuvuga kubera social media abantu benshi barajudging ibyo batazi umuntu ashobora kugukritika atanakuza atanazi n'ahantu uvuka atazi n'ahantu ba atazi statut yawe akagutuka for nothing voilà iriya niyo social media hari ikintu ubona byangije kuri ntuza yawe social media nta kintu ishobora kwangiza kubera amagambo nago yica shobora kuvuga amasaha 28 ariko ijoro uraryama kandi ubuzima bugakomeza so si baravuze n'ubu baracyavuga ariko barakeje rago bakivuga Fejo shanguye ariko ndanabakunda abantu bose bamvuze ngene ndabakunda nge mbasha mbyifurije ibyiza ntago ushaka kujyana umuntu muri ribu kubwiye mpamvuze umuntu yakuvuzeho wenda ibintu bitari byo no I don't have iriya mwanya nago na mwanya mbifite vraiment ngewe ndi semence y'urukundo ukamvuga nabi ngakushura kubyiza na mpamvu yo gutongana na mpamvu yo gusubizana nabi na mpamvu yo kuregana na mpamvu kabisa yego ubu hanuzi dukunda kubona abantu bita bahanuzi kuri social media wowe ubwawe bifata uti mi social media rero ngewe njyaho gake nyigaho gake nkuna information France 24 iyo ngurikiye Imana yabamagaye ukwabo byashoboka n'uburyo Imana yabamagayemo sinshobora kubavugurura nazaguhanwa n'Imana nazi ibyo barimo sinshobora kujudginga by'umuntu kubera aho Imana yamuremeye nago nari mari so donc uvuga ngo umenye ibyawe menye ibyanje menye ubuzima bwanje voilà donc c'est comme ça ugira orere uba wapanze mu buryo uzatanga kuko ukunda gufasha wishyura abantu ba mituweli ugira na orere ngira just iyo mfite time gafasha abantu kubushobozi mfite bukeya nago babukaze ni kuba ufite volonté burya volonté nicyo kintu kiri ngombwa iyo ufite volonté ahubwo abanyarwanda baravuga ngo ibyiza biri imbere icyo twatangiye ntago turi bwisoreza ahangaha ahubwo turagikomeza tukagikomeza kubera n'umurimo wa data kandi tugomba kuwukora neza yego ubona uri umukozi w'Imana umuprofeta ariko nanone ukabona urirekura ugasanga uri no muri showbiz yayinda abarokore bakunda kuvuga ngo nibyisi ugendana n'abastari hari igihe njya mu tuvideo twawe uri kubyina nk'indirimbo ya byose uri gukubita tu dance nkavuga ni wow ariko reka tugendane live kandi unyumve yego kutangira kwitangiriro kugeza ku iherezo n'ahantu byanditswe iyi ni indirimbo y'isi iyi ni indirimbo y'Imana n'ahantu byanditswe hari ziramya ariko indirimbo ziramya ese urabizi ngo indirimbo n'abarokore baririmba kandi bayiririmba buri munsi yihe kandi ni yisi hymne nationale y'igihugu baba yiririmba n'abarokore buri munsi ariko yasubiyemo bana ari Imana bavugamo oya so ni content ikintu kibitse indani music ni contenu
c'est le continent. Voilà. Ugakurikira The Ben ukumva les continents, Meddy ukumva les continents, Brice ukumva les continents. Ni igiki baba ari kuvuga niriya ndirimbo ya saa moya ni ya Brice Melody, ariko kumva ko ni leçon mugomba gutaha saa moya. Uriko nyumva ni leçon n'umukristo ari kuyumva se ni saa moya akumva gutaha saa moya. Voilà, donc c'est ça. Covid itatwangiza tugomba gutaha iki saa moya, donc ni instruction, c'est une instruction en fait. Voilà, donc musique, la musique c'est séculière, on appelle ça la musique séculière, ne pas mauvais. Isabukuru wagize umunsi w'ejo n'ubundi nibyo nari kuvuga ko hano twebwe tugize amahirwe yuko dusanze hagisereburwa. Yego, urishimira iki ubwo umaze kugeraho, urishimira iki Imana imaze kukugezaho nka Prophet Joshua? Cyambere n'umutekano bari kuduha mu gihugu cy'u Rwanda, nicyo nshimiye Imana kubera gukora anniversaire mu Rwanda nagari bw'igihugu yose. Voilà, n'umutekano baduhaye n'amahoro baduhaye, nicyo cyambere ngomba gushimira Imana kubera umunsi kundi igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri kugenda kidevelopa mu buryo butangaje cyane. Kuri ngewe is happy birthday undi mwaka, ubu ndabizi ko na 2025 birakomeza bigenda kuriya de gloire en gloire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc kuri ngewe byishimo byanje nagari byishimo byanje bwite ni byishimo by'abantu bose muri rusange. Imana urishimiye iki? Cyambere no guhumeka, la vie, hein? Voilà, donc la vie est chère. Cyakabiri kubera ari projet nari ndi kugerageza, ariko ngoze anniversaire narayisoje, ndishimiye Imana cyane ngo kubiriya bintu fait. Urashima Imana, ujye ufata umwanya wo ugafasting ukiyiriza kwiriza utariye kubwiye mpamvu uri gusenga. Hari ukuntu bavuga ngo abaprofete kugira ngo amavuta ibyo bita ababikoze nago ari bibi. Kwiriza ni byiza, no kutiriza ari uburyo bwinshi bwo gukora jeune bwo gusenga ari uburyo bwinshi. So ushobora kwiriza ariko nkenganga kuryama kuburira umwaka ngaryama hasi nanje mandi kwiriza babite kwiriza en fait mon définition kwiriza jeûner ni s'abstenir de quelque chose qu'on aime. Ça veut dire kwitandukanya ni kiriya kintu kunda. Nimba nakunda ibiryo ariko kuri ngewe c'est pas de jeûne, ari umumiss wowe mubye ngo rabutangira kurya saa 12 is normal, nagari jeûne kuri we. Ubusanzwe ajya fruit saa 12 kugira ngo atabyibuha. C'est pas un jeûne. Un jeûne c'est s'abstenir de quelque chose qu'on aime. Nga wowe ugakora icyumweru udakoresha telefone. Ariko bisaba ngo cyakindi wiyimye ugifashisha batishoboye. Niko numva kwiyiriza ubundi byagakwiriye kugenda. Ugakora gute? Ukavuga ngo ibyo nari kurya uyu munsi reka ndebe umuturanyi dufite cyangwa se umuntu wabaye. Iriya rero ni compensation y'abantu, burya compensation y'abantu bitandukanye. Ari n'udafasha bari abantu bashonje ariko agafasha abarwayi. Ari n'utabikora gutya agabikora mu bundi buryo. Burya gufasha abantu bakajya bareba uburyo mba mbifashamo. Burya n'uburyo bwanje. Ari n'abandi bafasha kuruta Prophet Joshua mu buryo bwabo. Yego, mu buryo bwabo fete. Abantu bati kuki ubigaragaza kuri social media? Ni iki se kitagaragara ku isi? Kubera iki umena? Ndakubajije we ni iki kitagaragara ku isi? Ngira. Ni tujya muri Bibiliya. Tuzasangaho ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ngo kw'ibumoso niko kabimenya. Right? Biranditse we. Umuntu udafite amaboko. Umuntu udafite amaboko. Udafite amaboko. Udafite amaboko nagashaka gukoresha. Abantu bagomba kumenya icyo bita interprétation de ce qui est écrit. Igisobanuzi y'icyanditswe. Kubera n'ibintu Imana byose yakoze biranditswe. N'ukuntu uriya bamwitaga Zakao en français on l'appelle Zaché. N'ukuntu yatanze ituro akayimwereza Imana byaranditswe. N'ibitangaza Imana yakoze muri Bibiliya byaranditswe. So no gufasha abantu ku mugaragaro ni ngombwa kugira ngo dutange abantu example, kubashishikariza gukora example, gutera intambwe kugira ngo twese dufashanye tugire icyo dukora tutugeraho. Yego, ufasha ugendeye kuki? Bo kintu cya mbere umuntu ubabaye, umuntu
washonje mu buzima cyangwa ugeze kumva inzara yego azi imbaraga y'inzara. uwo ni wowe se? That is me. oya se. Umuntu waciye muri passé igoye azi imbaraga y'ubuzima bukomeye. ufite ahahise hafite amateka akomeye. Umuntu, ok, tu ne dois pas devenir quelqu'un si tu n'as jamais été abstrait. Ntushobora kuba umuntu utabaye ubusa. Tu comprends? En fait, Joshua Wonubo ni résultat y'ibyagise. So iyo mbonye umuntu ubabaye kuri nge birambabaza kubera narababaye. wigeze ubwirirwa uraburara? Yego. ubuzima bwawe Nagari rimwe, nagari kabiri, nagari gatatu. Sinshaka kuvuga témoignage y'ubuzima bwanje. She's not important from today. Ariko ikintu kiri important ni kumenya yuko gutanga n'umurimo w'Imana. ni impano. Ni n'Imana. Nagari buri wese utanga. Ariko uyu munsi habaye development akaba kamera tugomba kubishora ku mugaragaro kugira ngo umuntu uri ruzizi abyumve ase ariko nanje ira miliyoni 10 mfite nago nakura mu byibuze 3 ngajya kureba abantu ahanaha kugira ngo bagire icyo mbangemurira. ubwo nubwo igihe watangiye kubikorera harabo bya motive nago nabimenya nago ndi mu mitima yabo ariko nyenkurera data nago ngorera abana b'abantu nta kintu uzakorera umwana w'umuntu kugira ngo agushime ni kibaho nikizanavuka. Ikintu cyose wakorera umwana w'umuntu ejo aragutuka. Nubwo wakora neza ku munsi kuwundi nago wabura umuntu waza akagukritika. Ariko ngiye kunkritika nacyo bimbyiye. Nagara urana experience y'ubuzima. Yego, Prophete uri umwe mu bantu nyamuna bashaka kuba bakunda muziki. Ninde muhanzi mu Rwanda kuririmba uburambira muri rusange? Abaririmba ukumva birakunyuze cyangwa ukavuga ati umuntu n'umuhanga? Ni bane? Ni bane? Ni batanu kwanza. Ni batanu. Cecile Kayirebwa. Yego. Masamba. The Ben. Medi. Melody. Batanu. Ubwo mbise bintangaza ukuntu narinzi ko ugiye kumbwira abubu gusa. Wese numva usizemo Cecile Kayirebwa ndavuga nti uyu muntu arakurikira. Umwana w'igikondo koko. Umwana w'igikondo. Ejuru yaba Yehova kwa Isiyaga koko nakwibagirwa KGB, nakwibagirwa Riderman, Miss Jojo. No. Kugira ngo tu za YouTube soja urumva ko ufitemo kuntu kandi DMS nz'abantu benshi Casanova, Bulldog, J Polly, Rafiki, Miss Jojo. Voilà donc, c'est ça. Musique ugeze wumva waririmba? Njya ndirimba ariko ntabwo urajya kuri codinga mu studio. Oya ntabwo ndagira umwanya. Ahubwo nabonye uri kumwe na Ben ngira ngo hari projet mugiye gukorana mukunda kuvuga muri kumwe. She's my brother. She's my brother. The Ben is my family. Okay. Abantu baranabibonye mu bukwe bwe rwose wasupportinze umuryango. Guko supporting sinabandi nagari The Ben gusa. Na Jens Comedy narahageze. Yego. Nige njye nagusoka n'abantu njya supportinga no muri musanzwe wo gufasha atishoboye. Ubu ntujye ugira abantu bakubona mu nzira bavuga ati nanjye wampaye ko nago ndagira umwanya wo guca mu nzira mu buriya buryo ariko sometime ariko ngenda muri sport ariko na masaha nijoro saa moya ni ya saa moya iki kintu y'abantu bakubonye ugeze mu bantu benshi bakunda kukuvuga nango mbizi nago ndi umuntu w'abantu nango ndi umuntu w'abantu kandi buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ntushobora kubuza umwana w'umuntu kuvuga icyo ashaka abantu baba bari kuaprecier abatapreciatinga c'est au fait c'est leur vie c'est leur droit bagomba kubikora uko babyumva. Ngiye niki kintu ubu ngobo mu bintu byose wambaye gihenze cyane? Ndi kubonamo ibintu ariko ibyo ari byo byose mu bintu wambaye niki kintu kiri treasure ntabwo mbizi n'ukuri kw'Imana
ntabwo mbisi isaha isaha se koko nurabibona amadolari angahe urabibona ko ni isaha oya abasirimu bazi kwireba barabizi nge ntabwo nakwivuga mugabo amafaranga bagusa ahantu hose rwose oya no ni bisanzwe abantu bose ni abana b'Imana ntukajya unterana n'abantu nawe kuko ariko kuki mwanga ko twa appreciate oya ukuntu namwe mukabya mukexagera appreciation y'ibyo barakoze ku muntu nuhura n'umuntu yambaye neza ugomba kubivuga kandi ukamufasha gushima Imana kubera ko uravuze ngo ubuzima ni kuba mu ubungubu wenda nubwo hari ubundi bwiza utegereje imbere kurenza ubwo wenda abantu bakubona mu ubungubu uravuga ngo hari témoignage ufite yo mu gihe cyahise kibyo wenda wasengeye kibyo Imana yakubwiza gukorera ubungubu kaburi ku genda ubibonaho yego kandi ni byiza cyane bari byo kwishimira yego hari ukuntu nyine umuntu avuga ati ndashatse ariko ugasanga hari ikintu kiyongereyeho hari success yongeremo niki kiyongereyeho kuva waba Maria kugira inzu yanje mu mujyi wa Kigali bambere warakodeshaga yego umaze kuba Maria dijya wakubaka yego wow congratulations hari ufite umudamu n'abana yego ndubatse so wabonye ariko nawe kuko hari umuntu avuze akantu ngo ndubatse bita hari umuntu wavuze ngo hoya genda kodesha kubaka prophète avuga nuko bafite umuryango donc moi je suis honnête ce qui est jaune est jaune ce qui est bleu bleu ce qui est rouge est rouge en fait nago njya ndindimi ujye checkinga inbox yawe ya social media zawe gake gashoboka narakubye nge nkunda amafaranga kuruta ikintu cyose nkunda amafaranga nimwe kwijana igenda live ngakubwira kana akanyandikira papa narakwandikira inshuro nyinshi nyandikira tena ngahita ngenda ngamusubiza direct ngahita mvamo abantu ushaka guhamagara ngo basengere nukuri ko Imana ntibakajya bamamagara ibintu byari n'amasengesho kubera igize prophète no burya buri muntu wese arukuna Imana yaramwamagaye bamamagara imbyirize uko nyumva nibishoboka manure ariko ntibakajya bamamagara ngo nsengera abantu no ntago ari umuhamagaro wawe oye ishobora kuba ari umwana muhamagaro wanje ariko in this time ari ibintu mba ni busy ndimo gukora gusengera umuntu ugomba kugira time kwanza yo gusenga wowe nyine ku giti cyawe njyewe iriya time mba ndi mu bintu byinshi ndi kwiruka n'ubuzima so sinye kukubesha tangire kuguhimbira oya no je veux pas uko umuntu agaragara imbere inyuma hari igihe abantu bavuga ngo hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati prophète ugezweho w'umujene wasokoje neza ubwanwa yabuconze rimwe na rimwe ugasanga hari abantu bavuze ati bigezweho biri modern hari n'abavuga ati umuntu ukijijwe nta gatere ku bwanwa hari ugenda byumva barakore babivuga Yesu yagiraga iki Yesu yari afite ubwanwa bwinshi biravuga ngo tugomba gukurikira Imana kuri byose kubera ko se tumukurikira kuri byose ashaka tumukurikire ku bice tugomba kumukurikira kuri byose Yesu si mwiza se Yesu ni mwiza cyane Samsoni si yari mwiza baravuga ngo Daudi yari afite amaso comme le roux ça veut dire ngimeze nk'izahabu comme du cuivre Salomon l'homme le plus sage qui n'a jamais existé de la Bible la Bible dit il portait plus qu'une fleur yambaraga kuruta indabyo yego Dieu est fan y'ibyiza Imana ni inshuti y'ibyiza wenyine Imana il marche au milieu de cette chandelier d'or agenda hagati y'amazabu lui-même est Dieu yego voilà ushobora kujya muri boîte kubyina yego nta hame uba wishe nk'umuntu ahantu bibujijwe ahantu bibujijwe uza ahanyereke kugira ngo kwifatanya n'abisi n'abisi turi hehe abisi n'abantu bagendera mu by'isi turi kwisi no turi kwisi nitukajye tuba hypocrite s'il vous plaît buryo injyajya ntirizabona ijuru tukajye tuba hypocrite niyo mpamvu ubuzima bwanje buba buri wazi icyo nakweretse donc nago nagikoze nitukajye tuba hypocrite ne yego nukarengere ariko zinuvuge ko nagushobora kujyamo
no akabyiniro se ni kwishima just yego 2 hours muri weekend ukagenda ahantu ugafata champagne tu prends Fanta jus Hennessy Moet tu rentres ukabona ibitotsi ukaryama ntago ari ibintu biba bikaze ngo byatuma satana kuzaho abakobwa bakagushotora ukagwa mu mutego none se kwa rubangura ntago baba bari guhita bari kugenda amasa 28 baba bagenda ni ese umukobwa ataba no mu rusengero abapasiteri ntago baba bari kubyiriza barebana nabo mu mitwe mu ma office y'abapasiteri ntago bajya bikira abakobwa nabo nabana b'Imana ni tukajye tubaseba mu buriya buryo naho ntago bafite intention mbi yego ariko byuvuze nibyo ariko urabizi neza nawe ko hari uburyo bifatwa hari ababifata nk'ibintu bitagize nyine ngo bidahisha Imana icyubahiro kurengera ni bibi ariko nta bihuriye na Bibiliya kubera muri Bibiliya na hantu banditse abaporoso nano banditse abakatolika nago banditse abanglican cyangwa abisilamu la Bible netre n'Imana yaragiye muri fete ya Canaan Jean 2:10 yaragiye gucelebratinga akanasengera na divayo benyinshi kandi cyagiye divayo nago bari bafite machine yari iri muri l'an 0 igomba gutandukanya igisembuye n'igidasembuye voilà il a prié pour le vin. L'alcool umuntu Imana yabujije avec la voix audible n'umuntu bita Samson yego abacamanza 13 n'abacamanza 16 umwana uzabyara wowe mama nuzakoresha umuvinyo cyangwa ikintu gisindisha kubera ko umuntu uri mu nda yawe ntigitagatifu right. Uriya ni Samson Imana yabujije ariko Imana nago yabujije Dawudi yarari n'umwami buri munsi iwe na mafestin c'est le vin Imana nago yabujije nago yabujije Salomon nago yabujije Abraham Moïse ari n'ibindi Bibiliya nago yigeze kwandika si vous lisez même les livres apocryphes amabitabo yakuye muri Bibiliya on appelle ça des livres apocryphes vous lisez très bien muraza gusanga ibintu byinshi n'ubuzima bwa Yesu bundi dans des livres apocryphes n'ukuntu Yesu yabyaye n'abana est-ce que tu sais ça ma livre apocryphe yavuye kwisa by'abana none se iyi Bibiliya turi gusoma iturutse mu ijuru yanditswe n'abantu Imana yahumekeyemo ibyanditswe. Oui, c'est écrit en araméen, ce sont des récits bagendaga bakusanya mu gukusanya ma récits ara ma récits yakuwemo on appelle ça des livres apocryphes. Parce que Bible ya mbere yaranditswe c'est en araméen. Niyo Bibiliya ya mbere. N'izina Yesu Kristo nagari Yesu Kristo. Yesu Kristo c'est un nom français. Imana nagari mu France. Un nom propre bakwitande. Banyita Samuel. OK. Mu cyongereza? Sam. Mu Giswahili? Mu Giswahili na Giswahili Samuel. Samuel ndiri ya kabiri. Katika Kiswahili wanasema Samuel. Hapana. Par exemple umuntu bamuhamagaye Niyonzima. Mu umunyamerika arakwamagara nde? Umunyamerika. Si Niyonzima se. Passport yawe yindura imvugo ya identité bitewe n'igihugu urimo. Un nom propre ne change pas de langue. Izina y'Imana c'est pas Jésus-Christ nagari Yesu Kristo wi Nazareth, ça c'est pas un nom de Dieu. Non non. Izina ry'ukuri ry'Imana bamwita Yeshua Hamashia. Yeshua Mashia. Ebyo byanditse he? Mais c'est écrit dans le livre araméique. Bibiliya ya mbere c'est en araméen. Ya gusoma Bibiliya araméique. Le vrai nom de Jésus c'est Yeshua Hamashia. Yeshua Mashia. Bivuga ko abajya kwiga Bibiliya Yeshua Hamashia barabizi. De grands apôtres savent ce que je suis en train de dire. Abantu basoma Bibiliya bazi icyo ndi kuvuga, ils comprennent que icyo ndi kuvuga c'est une sagesse divine et c'est ça la vérité. Hari byo umva bigisha n'ubu ngubu mu bigisha ukumva bameze nkaho bari kuyobya abantu. Sinshobora kubajajinga byashoboka n'uburiya buryo Imana yabamagayemo. Moi je parle ce qui m'intéresse parce que ce que je suis en train de dire icyo ndi kuvuga n'ubuzima ndi gutanga ubuzima. Ça c'est une vérité. À ne pas contexter. Imana izina ry'Imana ry'ukuri c'est Yeshua Hamashia. Nagari Yesu Kristo. Ubwo riri mu kihe kirimi?
araméen. Araméen. C'est la langue des Juifs. N'ururimi rw'Abayuda. Oui, c'est l'araméen. Niyo Bibiliya ya mbere yakomotse. C'était des récits. Bakusani, c'était en araméen. Izina ry'ukuri c'est Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua Mashiach, spirit iri muri wowe ikuveho. Iragira effet, iragira na impact mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ariko mais quand tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a beaucoup de langues. Jésus n'est pas français. Mu izina rya Yesu. Ni Kinyarwanda. Yesu ntago ari umunyarwanda. Jésus est Dieu. Ni Imana. Point. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua HaMashiach. Njanye muri théologie kandi ntawe. Naga, je suis pas théologien. Nango ndu numu théologie. Je te dis ce qui est vérité. Warabisomye? Non, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Muzamenye ukuri, ukuri kuza kubuzababohora. Uko nuko kuri ndi kukubwira. Yego, ubwo abasomye Bibiliya bari buze kureba iki kiganiro baraza kudufasha gusobanukirwa mugani wa wundi no gusobanura byinshi cyane. Yego, Prophet, reka tugane ku musozo ngushimire. Uyu munsi ngira ngo isabukuru yabaye ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu. Umwaka ntago nkuvuzeho ntago nkuvuze ariko ibyo byose turashaje nago muri kubona imisatsi nago muri kubona imisatsi y'umweru ega narashaje. Yego, ubwo celebration nizere ko invitation ngiye hano this week ni gutwika tugatwika mu izina rya Yesu. Nuko bimeze. Imana yavuga ngo ifatanyije nabishima rirana bari kurira. Ecclésiaste gatatu, buri kintu cyose kigira igihe cyayo. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire, il y a un temps pour manger. Reka ngushimire cyane wakoze kutwakira. Merci. Ubundi tuzakomeza kubana nawe mu bikorwa bitandukanye, haba gufasha haba no muri birthday. Nzi ko invitation namaze kuyibikaho ngo ejo bundi ku wakangahe ku munsi ntavuze tuzatwika. Ni ijambo gutwika tugashiririza, ibindi ni Imana. Asante sana. Asante.